ukuri. Nsabiye abahungu bawe n'abakobwa bawe mwami w'abami duhuriye kuri iki gicaniro, mbasabiye aya mahoro atandukanye no kwisi yatanga, aya mahoro adashira, aya mahoro adakama, abo mugabane wa buri umwe muri twebwe. Warabidusezeranyije, warabiduhaye, no mugabane wacu. Reka umutima wajugunye amahoro yawo wongere uyahabwe kubwa mwuka wawe wera, kubaho kwawe kuganze nyaguhora ku ngoma. Kiza abahungu bawe n'abakobwa bawe pressure y'ubuzima, iki gitwikirizo kibi, iki gitutu cy'umwanzi gitwikira abahungu n'abakobwa bawe kibakurwaho nyaguhora ku ngoma. Waratubwiye ngo duhaye amahoro atandukanye no kwisi yatanga, uratubwira ngo niduhumure wanesheje isi. Ibyo ni ukuri, warabiduhaye, kandi urongera uratubwira ngo wabyawe n'Imana wese anesha iby'isi. Ntubeshya, ntukabya, uko kunesha n'umugabane wacu. Sabiye rero buri mwana wawe warukubiswe hasi, warutsikamiwe, waruneshejwe, ngo yongere yunamurwe n'amaboko yawe atagaragara, umwuka wawe amubundikire, amuhereje uwo munezero, amuhe ayo mahoro mu gihe ategereje ineza yawe, yaba yihagazemo cyangwa yitegereje, arimo ayibona yikozaho imitwe y'intoki cyangwa se kiri kure cyane. Yakira amahoro no kunesha kuko urabitanga. Mwami twongeye kuguhamagara gucisha kugira neza kwawe imbere y'abarira bose, bahozwe, bahumurize, begurwe, babyuke bakomeze urugendo kuko wowe uri ukwizerwa. Uzi ibyejo hazaza kurutwo nabyimenyera, kurutwo nabyipangira. Turinde kurara amajoro yo gukanura amaso nyaguhora ku ngoma twibaza ngo aho bizava nuko bizagenda. Ugiye kwigondeka mu gituza cyawe nk'abana batoya. Turuhukire muri wowe kuko uzi ibya none, uzi ibyashize, uzi bizaza nyaguhora ku ngoma, kandi utwibutse kubara imigisha yawe, twibutse gusubiza amaso inyuma kugira ngo tutibagirwa. Nukuri umuntu urimo urira uyu munsi, hari umunsi yasetse, hari ibyiza byinshi bizengurutse ubuzima bwe umwanza mubujije kubona. Ndasenze ngo ukore ku maso ye, aruhurwe, yibuke imbabazi n'ubuntu wamugiriye nyaguhora ku ngoma, kugira ngo amenye ko nibi bimuhagaze imbere nabwo hari umunsi bizatambuka bikajya mu nkuru zarangiye. Urakoze kuri uwo kwizerwa, ngabavugana natwe mwami, utwigishe. Reka imitima yacu igukingukire kugira ngo twigishwe nawe. Buri kanya kose tumara imbere yawe katubera ku mumaro, kaduhesha umugabane tutazamburwa, isi itabasha kutwambura. Turusheho gusa nawe, turusheho kugukunda, turusheho kukugirira inyota. Jambo ryawe ritwuzuza inyota, rituzuze kwifuza gukunda ibyo ukunda no kuzinukwa ibyo wanga. Urakoze, cyubahiro cyose nikikugarukire, mu izina rya Yesu dusenze, amen. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Mwami Imana guhe amahoro y'umutima, amen. Hanyuma dukomeze urugendo. Haleluya. Impamvu abasirikare bashyiraho morali ku rugamba nuko umuntu udafite morali atabasha kurwana, yatsindwa pe. Makuru makeya ntazi neza ko ari ariko bishoboka, nuko umuntu ku rugamba wabaga adafite morali, atameze neza, akenshi ataharengaga. Rero Mwami Imana duha amahoro kugira ngo mubere umusirikare by'ukuri. Igihe watakaje amahoro ujye asaba Imana, no mugabane wawe. Amahoro ntagazanwa nuko icyo washaka cyabonetse, ashobora kuza cyabonetse cyangwa se kitari cyaboneka, ariko niyo yatakaza nukajya wemera kwicara utayafite, kuko uratsindwa mwanza akakurasa akakubasha rwose. Imana ibaho umugisha. Ndifuza kuvuga itangazo rito mbere yuko nkomeza. Ndifuza kubakangurira ko twashyigikira Semita TV. Bamwe murayizi, abandi ntago tuyizi, ariko natekereje nibwira nk'abanizi ku nkiki cyangwa inshuti zabo twajyaga dukora igikorwa cy'ineza mu mpera z'umwaka. Ubu nta gikorwa cy'ineza dufite kindi cyo gutuma abantu bagubwa neza mu mibiri, ariko ndifuza kubakangurira gushyigikira Semita TV ngo noneho tubibe indi mbuto noneho itabora. Tumanukane twakize ngo no kujyana na Semita gukiza. Semita TV ni gitangazamakuru, nyine ni televiziyo. Kimenya benshi nabadakunda gukoresha internet kuko kiri ku minara ya RBA kandi kigera mu Rwanda hose ndetse no mu nkengero z'igihugu cyacu. Ku bantu bicari mu rugo barimo reba televiziyo yabo barakibona. Nuvuga ngo gitwara ijwi ry'agakiza hirya no hino mu byaro bitandukanye muri kino gihugu cyacu. Turagusaba rero kuyishyigikira kugira ngo ntizarekeraho kuvuga.
twifuza ko yakomeza kavuga ubutumwa bwiza ikamamaza Kristo gusa. Ibyo rero kugira ngo bibeho ni wowe nanjye n'abandi batewe ishyaka n'Imana bashobora gutuma ikomeza kuvuga. Bamwe barabitangiye babyibwirije baradushyigikira batanga ubutunzi bwabo, Semita TV irakomeza iragaragara. Hanyuma utari ufite ayo makuru ariko waterwa n'ishyaka n'ibi ngibi nkubwiye, nawe uhaguruke dushyikire Semita TV. Abarizi ku nkike turabafatanya bikorwa niba ariko navuga tumanukana nabo kujya gukiza, dukorana uwo murimo wo gutwara ubutumwa bwiza, ariko n'abandi bakozi b'Imana batandukanye bavuga ubutumwa bwiza nabo bavuga ubutumwa kuri Semita TV. Nari nasabye ko bari budushyiraho akantu kagaragaza uburyo twayishyigikira, kuko nyine ntari mu kuhareba sinzi niba bagashyizeho, ariko niba bagashyizeho Imana ibahe umugisha. Nzamara ukwezi kwa 12 mbibibutsa tuyishyigikire. Ari ibintu bidushobokeye tuvuga ngo twishyuye umunara wa Semita TV wenda umwaka wose, ni ibintu bihenze kuko umunara warabiye ku kwezi ni 1,600,000. Urumva rero ni ibintu bisaba amafaranga menshi, ariko byashoboka. Uzanya yifite nkazana yifite bitewe n'ishyaka Imana ishyize ku mitima yacu, twafatanye uyu murimo rwose utera abantu gukizwa. Wibuke ko Imana yifuza ko abantu bose bamenye ukuri bagakizwa. Reka rero twese tubigiremo uruhare. Imana ibahe umugisha. Mubikora tubikora twitanga uko dushobojwe. Nzabibibutsa rero nkuko mbabwiye, ninabyibagirwa bazabinyibutse, nzabibibutsa ukwezi kose kugira ngo twitange rwose. Hanyuma reka tuganire ijambo ry'Imana afite ku mutima wanjye. Twatangiye ukwezi kwa 12. Imana ibishimirwe yakurinze umwaka wose, aho namenyeye ko mu ijuru hataba amezi n'umwaka. Ntago umwaka ukinshyiraho pressure. Hari ukuntu imyaka idushyiraho pressure ajya kurangira ukajya umva ari ibintu utabonye wagomba kubona, no kuri ibyo utabonye 2025 ntacyo bitwaye. Irabitubikiye muri 2026. Ese ubundi Imana iduha ibintu byose dushaka muri 2025. 2026 tuzakora mwiki ko twaba twarabirangije. Reka rero dutekane, no kuri mu ijuru nta byacitse, nta ryarenze, bagenga ibihe. Ibyo utabonye muri uyu mwaka n'umwaka utahora hari, nuzakurikiraho bitewe n'umugambi w'Imana. Komeza ugiriza n'inyota byo gukiranuka, usenge ube maso, dukomeze urugendo. No kuri data nta kiza yakugeneye uzamuburana. Yego nubwo umwanza turwanya, ariko nagira ngo mbibutse ko nta kintu Satani yafata cyanjye ngo agiholding Imana itamuhaye uruhushya. Nuvuga ngo icyo agiholdinze Imana imira gikoresha mu kuntunganya, kumboneza ko mu mutima wa Kristo, kandi igihe nikigera kitarenzeho n'isaha n'isegonda kizagera mu biganza byanjye ngitunge, kizagera mu biganza byawe ugihabwe. Rero nukuri December ntigutere pressure. Ngiye kuvuga kantu ariko simbizi niba ari kazima. Amatara ya Noheli yako mujyi wa Kigali ntagutere pressure, ahubwo yanezererwa. Kujya mvuga ati ndagura imyenda, ibintu biracitse, amafaranga arabuze. Oya biriya n'ubucuruzi. Ariko tekana mu mutima wawe ubyenjoyinga, uvuga uti Imana ishimwe ko ni muri Kigali. Niba ngewe iwaje nta Noheli hari, sinzi n'ibya Noheli byari byo, ariko wewe nayo matara ya Kigali unezerwe, ntugire pressure. Ntiwemere pressure, ntiwemere igitutu cy'umwanzi cyangwa ngo bigutere guspending ibyo utateganyije, ngo nukora ko ngo ibirori bigomba kuba ibirori. Oya, abana b'Imana rwose tujye tuyoborwa n'ijambo ry'Imana n'ubwenge buvuguruwe. Ubwenge butari ubwisi, ubwenge buvuguruwe. Sinkubuza ko enjoying ubuzima igihe Imana ibuguhaye, enjoying, fata vacances niba ufite ubushobozi, unezeranwe n'abawe, Imana nibishimirwa. Ariko ntiwemere ikintu cy'igitutu kitavuye mu ijambo ry'Imana. Iriya Noheli twizihiza ni commercial, ni incuruzi. Ntago Yesu yavutse no mu kwa 12, ntabwo Yesu ahora avuka, yavutse rimwe ahinduka umwana, bukeye arakura, yambara umubiri wacu azanywe no kudukiza. Ntago ari ku musaraba, ntago yongera ngo avuke, ntari mu kiraro ashwe. Ni Imana arimo aratwingingira, yaraje ngo abana natwe ku bwa Mwuka Wera, ari hose abera hose icyarimwe, yicaye buryo bwa data twingingira. Ni Imana asagahinja. Rero wipfa nabi hejuru y'ibintu bitanashinga. Garukira wa mubyeyi wa Rutansi. Reka dukomeze ijambo ry'Imana. Haleluya. Karagaciyemo ariko sometimes kaba kari ngombwa. Kuko rigiye rwose igitutu cyica umwana w'Imana, kandi nta mpamvu niba utabonye na vacances 2025, 2026 tuzayijyamo. Ntabwo n'ubushize wayigiye. Mu kuri he kugira ikintu kigucikana ngo utakaza amahoro y'umutima kubera ibintu bidashinga. Jibabazwa nuko wahimukiye Imana. Nishimira Imana rwose nanjye yangire neza ka mu mudendezo wo kuvuga ibyo byose. Reka tuganire ijambo ry'Imana. Nahaye umutwe kuvuga ngo kwirinda kwishuka. Ndasaba Umwuka Wera ngo abikumvishe kuruta uko nabiteguye. Numva nabiteguye mu buryo numva bitageraho ndimo nshaka, ukuntu bumva ibintu bishaka ari nawe utazi no kubivuga, ariko ndahamya ko Umwuka Wera azi kubivuga neza, abibwira umutima wawe. Iteka ryose rero mu rukundo rw'Imana yifuza kuburira abantu kubera urukundo.
urukundo burya ruraburira. Ntabwo wabona umwana wajya gukora mu muriro wa buji ngo mureka akoremo, ntiwamubona ajya kugwa ahantu ngo mureka agwemo. Urukundo rw'Imana rutera Imana kwifuza iteka kuburira abantu bayo ngo batishuka, batibeshya, batayoba. Kubera iki? Kuko kuyobera muri iyi nzira bifite ingaruka ziri irreversible, ingaruka zidasubirwaho. Ndibaza no kumcyongeza iryo jambo irreversible ribamo nuko nyine ntazi kurivuga neza, ariko ni nka irreversible, hari ibintu nk'ibyo hafi aho ngaho, ibintu bidasubirwamo. Mbese kuyobera muri iyi nzira bizagira ingaruka zitagisubiye inyuma. Nukuvuga ngo namaze gupfa, wamaze kuva mu mubiri, nta bintu wakosora. Muribuka wa mugani wa Lazaro wahoze ari umukene na wa mugabo w'umutunzi wari wapfuye akajya ikuzimu. Ntabwo yarajyanye ikuzimu n'ubutunzi bwe, yarajyanye ikuzimu nyine uko atizeye ibijyana abantu mu ijuru. Hanyuma aravuga ngo abwira Abrahamu, baganiraga muri uriya mugani Yesu yarabaciye, aravuga ngo ohereza uyu mugabo wapfuye asubire iwacu, ajye kubwira bene data, ajye kubwira abavandimwe banjye, ababwira ko ahantu undi ari habi cyane kandi mbabazwa cyane, ndetse yanamusabye ngo mubwire akoze agatoki mu mazi ankoze ku rurimi kuko ndimo ndashya meze nabi cyane. Hanyuma uwo mugani ukatubwira ngo Abrahamu aramubwira ngo aho uri naho turi harimo umworera munini, icyambere twabasha kugeraho. Ikindi ntago uwazutse nubwo yasubiraho ntibakwemera, avuga ngo ahubwo bafite Mose n'abahanuzi, niba bumva bazakira bakizwe be kuzajya aho hantu. Rero impamvu data yohereza abantu kuva mu isezerano rya kera kugeza mu isezerano rishya, data yohereza abantu bo kuburira abantu, kubera ko abantu nibayoba bakayobagurika, nta mahirwe yo kubihindura azaba gihari ku muntu wamaze kuva muri uyu mubiri. Icyakora kuba gihumeka twese hariho ibyiringiro. Ibyaha warakoze uko byaba bingana kose, nta byaha Yesu atapfira atagiriye ku musaraba ngo amaraso yabashoboye kubikuraho. Byose uko byangana, hari igihe umwanzi yihererana umuntu akajya ati wowe n'ibyo wakoze uri ruharwa, nta nubwo imbabazi z'Imana wowe ntizagukwira. Nta muntu n'umwe zitakwira, Imana ishimwe cyane. Icyakora ko bamaze kuva muri uyu mubiri, iby'amahirwe yo kugeraho bihinduraho abantu bazaba mu bihe bidashira biba birangiye. Iteka rero Imana yoherezaga abantu bo kuburira abandi kuva mu isezerano rya kera kugera mu isezerano rishya. Imana ikoresha abandi bantu basanzwe, ikamuhagurutsa nk'umuntu uburira abandi, kugira ngo abantu batibeshya, abantu batishuka, abantu batayobagurika. Nawe rero wakijijwe, iyo umaze kumenya ukuri, Imana iba yizeye ko muri wowe izacisha mu kuri kwayo bikagera ku bandi bantu. Kuko hari umuntu mubana utanzi, utemera ibyo mvuga, utazigera namenya, ariko warakuzi, murabana, yaba yarabonye impinduka z'Imana zakoretse muri wowe, yaba arimo kuzibona, hari ikintu akubonamo cyangwa se hari ikintu wamenye wamusharinga kuko muregeranye. Umuntu wese wakijijwe, umuntu wese wamenye ukuri, kukagira kubohoka kumuzana muri we, Imana ibimutegerejeho. Nibwo tuba twisuzugura, twumva tutazi uko tubivuga, twumva tutazi uko bizagenda, ariko Imana ibidutegerejeho ko twaba abantu baburira abandi. Mwibuke wa mugore wahuye na Yesu kwiriba muri Yohana igice cya 4, ntago yari akamenya ibyanditswe, yarazi ibyo yarasanzwe azi, ntago yarazi ibintu byinshi, ariko yaragiye abwira umudugudu wose, amaze kwemera mu mutima we ko umunyabyaha, amaze gukira icyaha cy'uburaya yari afite, amaze gukira, amaze kumenya Yesu, amaze kumenya Masiya, amaze kumenya uwo ari we. Yesu yabwira umudugudu wose ngo nibaze barebe. Ijambo yarazi kuvuga ngo nimuze murebe uwo twahuye ko haraho yaba ari we Masiya. Ariko umudugudu wose utegera amatwi Yesu, uramwumva, hanyuma baramusaba ngo sibira aho ngakomeza babwire. Mwibuke ko ari umudugudu uzirana n'Abayuda, ariko kubwo inda imwe yihannye ijoro rimwe, umudugudu wose wemeye amagambo ya Yesu. Nukuri hari ikintu uzi gukora cyatera abantu gukizwa. Ushobora kubahereza ubutumwa bwiza, ushobora kubatumiraho ubutumwa bwiza buvugira, hari icyo wakora uragifite mu bushobozi bwawe, wajya ubabwira wenda amahoro wabonye, kunesha wabonye, hari ikintu Umwami yashyize muri wowe wakora ugahinduka imbuzi. Nongere nkubwire ngo iyo tuvuye muri ubuzima twarayobye, tutarizeye Umwami, nta mpinduka ziba zigishobotse. Iyo twagize ibyago tugapfusha abacu, kura ko amarangamutima yacu twese abakomeretse, tuba twifuza ko baba bagiye mu ijuru. Ariko mu bantu dushyingura harimo abagiye mu ijuru n'abatarigiyemo, harimo nabo tuba tubizi rwose ko batarigiyemo, kuko tubizi neza uko bagenze bakiriho, tukaba tubizi, ariko tukavuga ngo Imana ibakirira heza. Yabigenza gute? Si ko Imana yateganyije inzira yabo yakira uko bigenda, kandi biroroshye, si twe twabyishyuye, ni Yesu wabyishyuye ku musaraba. Ntiyansabye gukiranuka kwanjye, yasabye kumwizera. Namwizera, gukiranuka kwe kukambarwaho, kwamara kumbarwaho ngahabwa imbaraga ze zikorera muri nge zo kwezwa no kugenda amasha gushobora bya bindi amategeko yari yaramenyesheje ariko atari yaramesheje imbaraga zo kubishobora. Imana itugirira ubuntu. Ntabwo ibintu bya mu mutima wawe ngo uterwe pressure na Noheli n'ubunani. Reka tubabazwe n'abarimbuka, reka tubabazwe n'abayobo, twibuke imbabazi Imana yatugiriye, twifuze ko izigirira n'abandi. Iteka rero Imana ihagurutsa abantu bo kuburira abandi, kandi Imana itegerejeho ko uwakijijwe amera nk'umurinzi w'abandi,
abera maso abandi. Tuwe mu gitabo cya Ezekiel nihuse mu rugero rufata rwo mu isezerano rya kera tukakomeza mu isezerano rishya. Ezekiel igice cya 3 umurongo 17 kugeza kuri 21 waza gusoma igice cyose. Abantu bamwe bakunda gusenga no magambo benshi barayazi. Ezekiel 3:17 21 17 kugeza kuri 21. Ku murongo wa 17 baravuga ngo umwana w'umuntu nakugize umurinzi w'inzu ya Isiraheli, nuko wumva ijambo ryo mu kanwa kanjye ubumvishe ibyo mbaburira. Wumve ijambo ryo mu kanwa kanjye ubumvishe ibyo mbaburira. Imana irimo iratuma Ezekiel, uyu munsi Imana irimo iratuma wowe, irimo iratuma njyewe. Simbona abantu barimbuka ngo nceceke, ngo nuko bari bunseke, ngo nuko batanyumva, nuko abana ndi umuswa. Oya, ndijwi, urijwi, urubuzima bw'imbuzi, urubuzima bukwiriye kuburira abantu bagukunda bakwanga, ariko nubwo bakwanga ariko ntushobora kubura umwe urokora. Imana itugirira imbabazi. Mwana w'umuntu nakugize umurinzi w'inzu ya Isiraheli, nuko wumva ijambo ryo mu kanwa kanjye ubumvishe ibyo mbaburira. Iyo ni 17 mu gice cya 3 umurongo wa 18. Ngo nimbwira umunyabyaha ni gupfa ko uzapfa, nawe ntumuburire, cyangwa ngo uvugane n'umunyabyaha umwihanangirize kuva mu nzira ye mbi, ngo ukize ubugingo bwe. Uwo munyabyaha azapfira mu byaha bye, ariko ni wowe nzabaza amaraso ye. Ntagiye cyane kuri kano gace kuko azatubaza amaraso y'abantu tutaburiye, ariko ndagira ngo wumvire ijambo. Nimbwira umunyabyaha ni gupfa ko uzapfa, nawe ntumuburire, cyangwa ngo uvugane n'umunyabyaha umwihanangiriza kuva mu nzira ye mbi, ngo ukize ubugingo bwe. Uwo munyabyaha azapfira mu byaha bye, azapfata abonye amahirwe yo kwihana, kuko swati twagize ubwoba, twanze ko batugaya, twanze ko baduseka. Hari igihe uhura n'ukuri kwa Bibiliya gukubita gutya ukumva utinya nko kuvuga. Hari ukuri kwa Bibiliya nyashyira rimwe kuri stati yanjye, nzi neza kuri bubyutse ibibazo. Abantinyutse bakanyandikira bwa ati oya ibi no gukabya nawe warengereye, ariko mu by'ukuri ntabwo biba kurengera, biba biri muri Bibiliya. Ari nk'ijambo nashyizeho ejo bundi ryavugaga aciye Misiri rivuga ko umuntu wese utariyunga n'Imana muri Kristo yitwa umwanzi w'Imana. Abantu bakanyandikira ngo huya njyewe sindakizwa ariko ndabizi ko ntari umwanzi w'Imana. Ibyo nibyo wibwira, ariko si ijambo ry'Imana rivuga. Uwigomeka ku bushake bw'Imana cyambere yitwa ubugome, kuko icyaha cyose ni ubugome, kandi koko ni umwanzi w'Imana. Bibiliya tubwira ngo tukira abanyabyaha mu ntege nke zacu, twari abanzi b'Imana. Mu gihe gikwiriye Yesu atwunga n'Imana, ariko twari tukira abanzi b'Imana. Imana ishimwe cyane. Wabigoronzora ukabigira byiza, ariko biri iyo kwisi umwanzi w'Imana nyine uriwe. So icyo ngewe nabivugaho nicyo wabivugaho, sicyo gifite umumaro, ahubwo ijambo ry'Imana ribivugaho. Hari igihe kubwo gutinya icyo abantu bavuga, gutakaza ubucuti dufitanye nabo, dutinya kubaburira. Ariko birimo biratubwira ngo Yesu cyangwa data nabwira umunyabyaha ko azapfa. Ndirimba abana bayirimbaga nta nubwo ari bo bari barahimbye, ariko bakoze ibyo bari bashoboye mu bwana bwabo. Bari abasore n'inkumi batoya b'abanyeshuri mu masegonderi, ariko bakoze ibyo bari bashoboye mu bwana bwabo. Imana irambona impagakiza. Nshuti y'Imana, nawe kanguka uburira abantu, babwira iby'ubu bugingo ku kigero ubashije, ariko ntuceceke. Isi ntitukamura imbaraga z'umutima ngo tunanirwe gukorera umwami wacu, duhurigire mu bintu. Rero numuburira ntave mu byaha bye, wowe uzaba wakoze icyo ugomba gukora. Kuri 20 akongera akatubwira ngo kandi umukiranutsi nareka gukiranuka kwe agakora ibyo gukiranirwa, nzashyira igisitaza imbere ye kandi azapfa, kuko utamuburiye azapfira mu cyaha cye, kandi imirimo ye yo gukiranuka yakoze ntizibukwa ukundi, ariko ni wowe nzabaza amaraso ye. Nutaburira umukiranutsi, muri make umukiranutsi wacogoye, dukwiriye kumwibutsa ko adakwiriye kuguma hasi, dukwiriye kumwibutsa ko akwiriye kwihana agakomeza urugendo. Ahangaha natwereke cya kinyoma kitubwira ko umuntu yakiranuka hanyuma yarekera gukiranuka agakomeza kwitwa umukiranutsi. Guteze ni ikinyoma. Ngo kandi umukiranutsi nareka gukiranuka kwe agakora ibyo gukiranirwa. Bibiliya niba yamwise umukiranutsi nuvuga ko umuntu yakiranukaga, ntago imubeshyera, ariko yacogoye, yagezweho n'ibihe biramucogoza. Ariko inshingano yacu ni ukumusengera, ni ukumukunda, ni ukumwibutsa ko iyo nzira yafashe atari yo. Niyo nshingano yacu, kuko dukwiriye kumuburira. Muri tutamuburira azapfira mu byaha by'Imana. Tugira imbabazi. 21. Ariko nuburira umukiranutsi, najya ngo umva akajambo ko kuburira abari kugumana mu mutwe wawe. Ariko nuburira umukiranutsi kugira ngo adakora icyaha, nawe ntakora icyaha, nukuri azabaho kuko yemeye kuburirwa, kandi nawe uzaburokoye ubugingo bwawe. Ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana kugira ngo ntitukarekeraho kuburira abantu. Hari abantu bazabitwangira, hari abantu bazatubwira ko badashaka kongera kumva ayo magambo, ariko ntuzabona umuntu arimo arohama ngo uceceke. Uzamubwira, wongere umubwire, wongere igishoboka cyose cyamubwira ko iyo nzira arimo atariyo, uzagikora.
hari n'igihe abantu kubera uburiganya bwa Satani bashaka gukundanira natwe no kubana natwe mu bindi bintu byose bitarimo agakiza. Nyamara n'ukuri turi intumwa za Kristo. Data yatugize intumwa mu kimbo cya Kristo. Nimba warakijijwe wikomera kubana n'umuntu undi mubano wose utazavuga ku by'agakiza, no uri muranyagwa. Icy'ingenzi duhagarariye ubutagihagazeho. Dukundanire mu bindi, twivugira imvura yaguye, ibishyimbo bireze, indabo ziragura ngaya, imyambaro iragura nga. Sinkubwira iby'agakiza, kandi nyuma y'ubu buzima hari ubundi budutegereje, aba ari umutego wa Satani, kandi abera benshi bawuguyemo. Bavugana n'abantu ibindi bintu byose, ariko ukibagirwa icy'ingenzi. Mwibuke ko nyuma y'ubu buzima nta mpinduka ziba zigihari zo kugira icyo umuntu yakosora. Mana itugirire imbabazi. Reka turi ku mugaragu w'Imana Paulo, wumve iri shyaka ndinginga Imana ngo ryongere ryuzure natwe imitima yacu. Mu rwandiko rwe rwa kabiri yandika itoro ry'Ikorinto igice cya 11, ndasoma umurongo wa mbere ngeze ku murongo wa 4, ndaza no kuvangamo na Bibiliya ijambo ry'Imana. Urwandiko rwa kabiri rwa Bikorinto igice cya 11 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 4. Kuki navuze ko dukwiriye kwirinda kwishuka? Nuko udashobora kuba umuntu ukangurira abandi by'uru rugendo nawe utari maso. Ariko iyo washutswe nawe iby'uru rugendo bigabanuka muri wowe, usigara wizengurukiwe n'ibyina hangaha bishira gusa, ku buryo udashobora kuba imbuzi y'ukuri, kuba umuntu uburira abandi, kuko nawe umeze nk'uri mu bitotsi. Uba warishutse ubwira ngo uri mu by'Imana ariko mu by'ukuri utanabirimo. Paulo rero aravuga mu rwandiko rwe rwa kabiri yandika itoro ry'Ikorinto igice cya 11 umurongo wa mbere ngo icyampa mukanyihanganiraho hato ku bupfu bwanjye, nyamuneka munyihanganire, kuko mbafuhira ifuhe ryo mu buryo bw'Imana, kuko nabakwereye umugabo umwe ari we Kristo, ngo mubashyingiremo mumeze nk'umwari utunganye. Mwumve neza nshuti y'Imana, mbafuhira ifuhe ryo mu buryo bw'Imana, kuko nabakwereye umugabo umwe ari we Kristo, ngo mubashyingire mumeze nk'umwari utunganye. Iri fuhe Paulo abafitiye si ukuvuga ngo haje abandi haje izindi ntumwa zamutwaye amaturo, zamutwaye abakristo. Oya, afite ikibazo kimwe cyuko haba haje abandi bantu bari bugi hagati yabo na Kristo. Yabakwereye umugabo umwe ari we Kristo, mbafuhira ifuhe ryo mu buryo bw'Imana, kuko nabakwereye umugabo umwe ari we Kristo, ngo mubashyingiye mumeze nk'umwari utunganye. Umwari utunganye, iyo bavuga umwari utunganye, ni umwari utariyandurishije abandi bagabo. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana ku murongo wa 2 haravuga ngo erega mbafuhira nk'uko Imana ibafuhira, nabatanze mumeze nk'umugeni wirinze, ngo mbashyingire umugabo umwe rukumbi ari we Kristo. Imana ishimwe cyane. Muri make ishyaka Paulo afite ryo kugira ngo aba bantu barindwe kuzashukwa, arifuza yuko bahuzwa na Kristo wenyine gusa, Kristo gusa. Nukuvuga ngo hari izindi nyisho zabaga zabajemo, akumva babajwe nuko hari ibyo yababwiye bya Kristo muzima bari bubitakaze. Imana itugirira imbabazi. Ngo nabatanze mumeze nk'umugeni wirinze, ngo mbashyingire umugabo umwe rukumbi ari we Kristo. Muri make bahuzwe na Kristo gusa. Ntabwo Paulo avuga ngo muze munsi y'amavuta yanjye njyewe Paulo, munsi y'igicucu cyanjye, ntahari ibintu byacika, ntahari ntimwamenye ukuri. Oya, arabahuza na Kristo gusa. Imana ishimwe cyane. Aha rero iyo duhujwe na Kristo gusa nibyo byonyine bizaturinda kwishuka. Ibindi byose bibamo imitego nkuko turi bugende tubibona. Umva rero kuri 3 akavuga ngo ariko ndatinya yuko nkuko yanzoka yoheje Eva uburyarya bwayo, ko ari nako intekerezo zanyu zayobywa mukareka gutungana no kubonera bya Kristo. Intekerezo zabo ziyobejwe n'iki? N'inyigisho z'ibinyoma zagiye zibinjirira. Imana itugirire imbabazi. Umva igituma bafuhira ifuhe, umva igituma arimo avuga ngo nabatanze mumeze nk'umugeni wirinze, nabakwereye umugabo umwe ari we Kristo, ntifuza ikindi kintu cyajya hagati yabo na Kristo. Ngo ibyo ngibyo abigiriye ubwoba, ngo ariko ndatinya yuko nkuko yanzoka yoheje Eva uburyarya bwayo, ko ari nako intekerezo zanyu zayobywa mukareka gutungana no kubonera bya Kristo. Muri make mwakwinjirirwa n'izindi ntekerezo mukareka kwa gutungana no kubonera kwa Kristo. Rya shyaka ryo gutunganira Imana, ya nyota yo gukiranuka ikabakamukamo, kuko mwumvisha izindi nyigisho zitarizo zaje zikajya hagati yanyu na Kristo. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana ku murongo wa 3 ngo ariko nkuko Eva yashutswe n'amayeri ya yanzoka, ndatinya ko namwe mwashukwa ibitekerezo byanyu bikangirika, maze mugateshuka umurava no kubonera mukesha Kristo. Imana itugirire ubuntu. Ku murongo wa 4
ngo kuko iyo haje umuntu babwira Yesu wundi tutababwiye. Ibintu mujya mubisoma nshuti z'Imana. Kuko iyo haje umuntu wari manandikira itorero aho yasize abwiye ubutumwa bwiza abahuje na Kristo wenyine, akavuga ati mbafuhira ifuhe ry'Imana nk'iry'Imana ibafuhira, nabatanze mumeze nk'umugeni wirinze ngo bashyingire umugabo umwe rukumbi ari we Kristo. Ibi ntibivuga ko atazadutuma izindi ntumwa zitubwira Yesu, ariko icyo zitubwira gikwiriye ko ari igiduhuza na Kristo musa. Imana ishimwe cyane. Ngo kuko iyo haje umuntu kuri kane ubabwira Yesu wundi tutababwiye, mukakira undi mwuka mutakiriye mbere, cyangwa ubundi butumwa mutemeye, mumwihanganira mubikunze, ariko nge ko mutanyihanganira. Uze gusoma igice cyose kugira ngo ubyumve neza, ariko nifuza kubwira ko umuntu ashobora kuza avuga Yesu ariko avuga Yesu wundi atari Yesu wabambwe, kuko zizaba ari inyigisho zimeze nkaho zenda gusa n'ukuri. Buri ikinyoma gishingira mu byanditswe ntabwo kikiza ari ikinyoma parara kigaragara gutya, oya. Nkuko mwibuka wa mugani uko inzoka yashutse Eva, yashyizemo akanyoma gato, ariko kaba akanyoma kabatandukanya n'Imana burundu, kandi ari akanyoma gato. Uko rero Pawulo avuga iyo haje umuntu babwira Yesu wundi, uzi igituma abafuhiye ifuhe ry'Imana nuko iyo haje umuntu babwira Yesu wundi hahita haza ikindi kintu kijya hagati yabo na Yesu, yaba umuntu yaba ikindi kintu, ariko ryashyaka bari bafite ryo gutunganira Imana kwa kubonera bya Kristo bari bafite bikagenda bibakamukamo. Imana itugirire imbabazi. Uzabwirwa n'iki ko nubwo wumva bavuga Yesu ariko atari Yesu w'ukuri? Uzabibwirwa n'iki? Ntabwo twabimenya byose, ariko tuvuga utuntu tumwe. Ni wibwiza ukuri ukagira umutima ukingutse, uzabyumva ko iyo nyigisho nubwo yavugaga Yesu ariko yavugaga Yesu wundi atari Yesu wabambwe, kuko hari ikisiga muri wowe. Imana itugirire imbabazi. Uzabibwirwa n'iki? Turimo turavuga ku kwirinda kwishuka. Ibyo wiga cyangwa wumva kuri Yesu wundi bizabyibushya muri wowe ibyo Yesu wabambwe yagusabye kubamba. Reka nsubiremo. Ni iki kizakubwira yuko inyigisho wumvise nubwo zavugaga ibintu byiza by'Imana basomye muri Bibiliya y'umurongo umwe cyangwa ibiri cyangwa se myinshi, ariko uzabwirwa n'iki ko izo nyigisho ari izingizi Pawulo yavugaga ngo haje umuntu babwira Yesu wundi? Uzabibwirwa n'iki? Kimwe mu bintu bizabikubwira nuko ibyo bintu uzaba wiga, uzaba wumva bivuga kuri Yesu wundi bizabyibushya muri wowe, bizakuza muri wowe ibyo Yesu w'ukuri, Yesu wabambwe yagusabye kubamba, bizabibyibushya. Aho kugira ngo uzisoke mu wifuza kubamba ibyo Yesu yagusabye kubamba, uzasoka ahubwo bibyibuhiye muri wowe, uzarushaho kubyifuza no kubirarikira. Mbibutse ko kamere yacu twese irararikira, niko turi. Yubonye imodoka nziza umva uyishaka, yubonye inzu nziza umva nayo bakongera iyindi. Ntago duhaga, niko tumeze. Noneho rero tekereza kuba ari ukomeze nkagerekaho kwakira inyigisho za Yesu wundi ziri bwongere kubyibushya ryarari sanganywe, bimeze nko kurya uburozi. Imana itugirire imbabazi. Izi nyigisho za Yesu wundi zizagwiza muri twe kurarikira ibikomeye. Kurarikira ibikomeye bizagwirira muri twe, tubyitiranye no kwizera. Mwuka wera ubivuge neza kandi ukiza umutima wari urimo kwishuka. Bibiliya izwi dusaba kutararikira ibikomeye, kandi iyo Bibiliya itwigisha kwizera. Mu mitima yacu burya habamo itandukaniro. Kurarikira ibikomeye n'ibyo kwizera burya biratandukana mu mitima yacu. Imana ishimwe cyane. Izi nyigisho zivuga Yesu wundi zizakugwirizamo amaganya y'isi. Aho kugira ngo urekera kwiganyira iby'isi uhindukirire Yesu, ahubwo none yamaganya narisanganywe zizayabyibushya muri nge ndumva naracitswe, ibihendo by'ubutunzi bimbane byinshi, rero ryo kwifuza ibindi rimbane ryinshi, ibyo byose bize byinjire mu mutima wanjye bigende bigwira. Kandi ibi ngibi mwibuke ko bibuza ijambo rizima kwinjira. Niyo mpamvu iyo umuntu yumva inyigisho zitarizo yahuye n'izirizo biragoye ko zahita zinjira. Imana itugirire imbabazi. Kubera iki? Muri Mariko 4:19 ntago turi basome hatubwira ko bimwe mu bintu biniga ya mbuto y'ijambo ry'ukuri harimo kwifuza ibindi, ibihendo by'ubutunzi, irari, ibyo byose biraza ngo bikaba umutima, ngo ijambo ryaza ryaturwa nk'imbuto bikariniga. Imana itugirire imbabazi. Ibi bimeze nk'igihe
turimo kurya nabi, ukarya ibintu by'amavuta menshi n'amasukari menshi, biragenda bikica uko ururimi rwacu rwumva. Wanywa icyayi kitarimo isukari cyangwa ukajya wumva birabishye pe, kubera ko washyizemo ibitari byo byinshi, ibizima biri buturinde amagara mazima byaza tukananirwa kubyakira. Ariko abamenyereye ibi bizima ntago bakumbura kariya gasukari, ntago bakumbura biriya bivuta, ntago bakumbura biriya bintu. Imana itugirire imbabazi. Izi nyigisho zivuga Yesu utari uw'ukuri ziraza zikabyibushya muri nge ryarari ry'ibyisi nari insanganywe, amaganya y'isi akagwirira muri nge, ibihendo by'ubutunzi, kwifuza ibindi bikaza bikinjira mu mutima wanjye. Nkumva ibya Yesu asaba simbikumbuye, sinanabishaka. Imana itugirire imbabazi. Ziragenda kandi zikatugwishamo gukunda ibitunezeza, kandi gukunda ibitunezeza ni ikimenyetso cy'ibihe bya nyuma. Niko Bibiliya ivuga. Iravuga ngo mu bihe bya nyuma ngo abantu bazaba bakunda ibibanezeza kuruta uko bakunda Imana. Muri make nkwiye kumva inyigisho kuko ibinezeza ndabishaka, ndabikunda, ariko nkwiye kumva inyigisho intera kwifuza ko ibyo binezeza nsanzwe nkunda ahubwo bigabanuka muri nge, nkifuza kubigabanya. Niko kuri. Imana itugirire imbabazi. Ariko iyo twumvise iyo nyigisho turushaho kwifuza gukunda kuryoshya. Ni nayo mpamvu uzasangana intege nkeya mu buzima bw'abazumva cyane. Kuryoshya bizaba ari byinshi. Ashobora kuryoshya weekend enye zose z'ukwezi, akaryoshya nta gahe na kamwe ko kwegerana n'Imana, nta gahe na kamwe ko kwita kubidashira, nta nagahe na kamwe ko kwicaza umuryango wo bababwira iby'ubu bugingo n'iby'ubumana. Reka byose ni ukuryoshya ryoshya. Ariko birimo umutego, kubera ko biza atari icyaha. Niba naryohereje ntasinze, ariko gusohoka ngatembera igihugu nkakizengura ngatembera ibindi, kuko biza bidasa n'icyaha, biba umutego wa buke buke, ubugingo bukayongobezwa, imbaraga zo gusenga no gukiranuka zikayongobezwa, umuntu ntabimenye. Mwibuke ko uyu Yesu wundi ntabwo aza ari umukara, biza bigenda kwegerana n'ibisanzwe ari ukuri. Imana itugirire imbabazi. Imana itugirire imbabazi. Ikindi zidukoramo, aho kwifuza gupfana na Yesu buri munsi muri kamere yawe, muri kamere yanjye, nzahora nifuza kugira agaciro karenze ako mfite. Wumva utanyuzwe no kubura umwana w'Imana. Mwibuke ko ibyo nibyo dukwiriye guharanira. Twese turi abantu bazamurwa n'ibyo dutunze, bazamurwa na achievement zacu, bazamurwa n'ibyo twagezeho. Ariko icyo Yesu ashaka nuko ibyo bibambwa, agaciro kanjye kakaba ari uko ndi umwana w'Imana. Mu misengere yanjye, mu kwiga ijambo ry'Imana ry'ukuri, ubundi rinsigamo kumva nifuje ko agaciro kanjye katashingira mu mafaranga mfite cyangwa ntafite, kuko ari igihe wayabuze nabwo kumva karatakaye, wayabona ukumva karazamutse. Mu misengere yabo ukuri, mu misengere bumva ijambo ry'Imana rizima, bifuza ko ibyo ngibyo byakabahesheje agaciro bibambwa buri munsi. Ariko izi nyigisho zivuga kuri Yesu utari w'ukuri, Yesu wundi, aho kugira ngo zigutere kwifuza gupfana na Yesu buri munsi nk'uko Yesu yabidusabye, ahubwo ziragenda zikagutera kwifuza ko agaciro kawe kazamuka kuruta aho warugere, ukajya wumva abantu batagukonsideye nk'uko bikwiriye, kumva bagombye kurenzaho. Imana y'imbabazi idukize kwishuka. Bizajya bigutera kwirinda uko wumva, biguterere kuba maso, kumenya ibyo wumva n'ibyo udakomeza kurya. Uvuga uti biravuga neza, ariko ndumva bivuga Yesu wundi. Biravuga ibyo amarangamutima yanjye yashakaga, ariko ndumva bivuga Yesu wundi, kuko ntibirimo kuntera kwifuza gupfana na Yesu. Hanyuma rero kuko bitagutera kwifuza gupfana na Yesu, bikuremamo utu tuntu, bikaba ari ukayoborwa na how you feel, uko niyumva. Nta muntu n'umwe udashaka gufiringa good. Nkeneye amagambo meza atuma numva ndyohewe. Nawe urayakeneye. Niko tumeze. Turashaka kwicara ahantu, kuba mu bintu, kwegerana n'abantu batuma dufiringa good. Ariko ari igihe gufiringa good ugiye kubiheshwa n'ikintu kinyuranye n'ijambo ry'Imana, n'ikintu Mwuka Wera atishimira ndetse kinamubabaza. Ariko kuko wumvise umwanya munini inyigisho zitari zo, how you feel bizagira agaciro kuruta kubabaza Mwuka Wera, bikuganze. How you feel, how you look, ibyo ni ibintu twese bidukuru. Ndasa nte, ndagaragara nte, appearance yanjye imeze gute, abantu barambona gute, baramfata gute, none bikagenda bakaba ari ibyo bibyibuha. Ibyo niko bituzanira ubuzima burimo ibinyoma, niko bituzanira ubuzima butari bwo, niko bituzanira ibintu byinshi. Ntagaruka ibyo bintu bitari muri twebwe. Ariko iyo abantu bumva inyigisho z'ukuri, Umwuka w'Imana agenda agwira, bakabangamira kamere, ntibareka kamere ngo bari batwaza igitugu. Imana itugirire imbabazi. Ariko n'ubumva inyigisho zitari zo, ibyo twavugaga bizagenda birushaho kugira agaciro kuruta ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu niba ikintu gituma ufiringa good, wumva uguwe neza, nubwo ubyumva muri wowe ko Umwuka atagigushyigikiye, uzabura imbaraga
zo kukirekura, kuko nta mbaraga zo kubangamira kamere ubwirwa. Izo nyigisho zo kubangamira kamere ntazo wumva, ntazo ubwirwa, kandi ukazibwirwa ibyo wumva bikaba bisa nk'ibyenda kubukura ariko atari ukuri, bikongera bikitiranwa no kwizera nk'uko navugaga. Ijambo ry'Imana ratubwira mu Magalatiya 5:16 na 17 ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Muyoborwe n'umwuka. Umwuka avugisha abantu bose bafite Yesu, ukumva akajwi ke kavugiye muri wowe, atari ibyo bintu ntago. Ariko iyo wumva inyigisho zitari zo, iryo jwi rya mwuka riranigwa, kuko ijambo rizi mu bundi rihetse umwuka w'Imana, rihetse umwuka w'Imana, rigatuma kumva kwacu, kumva umwuka wacu gukomeza kuba ari kuzima, kutazibiwe. Ariko iyo twumva ibitari byo, igihe kiragera ijwi rya mwuka ntitube turyumva. Nyamara biratwe ngo tuyoborwe n'umwuka, nibwo tutazakora ibyo kamere irarikira. Muri make kamere ihora irarikiye, ariko ninyoborwa n'umwuka w'Imana nzabasha kubangamira kamere yanjye ntikora ibyo ishaka. Ngo kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye. Nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari ibyo mukora. Iteka kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka ibyo yifuza akaba ari ibyo kamere yanga. Iyi ntambara yo kubamba kamere, intambara yo kurwanya self, muri izo nyigisho za Yesu wundi uzayumva gake cyangwa ntunayumve namba. Imana itugirire imbabazi. Bibiliya tubwiye ngo kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga. Birahabanye. Umwana w'Imana wavutse ubwa kabiri, ubundi niyo ntambara akwiriye kubamo, kurwanya self, kurwanya inaringi. Ni intambara nzarangiza ye nzaba nambaye umubiri w'ubwiza, kuko umubiri urarikira ndawufite, nzawuhorana, uzawuhorana, niko bimeze. Ariko abarimo bafite inzara n'inyota byo gukiranuka, abifuza gusa na Yesu buri munsi, abumva inyigisho nzima, bari kuri uru rugamba kandi ntibaruvaho. Bahora babangamira, bararwana na kamere yabo, barasaba Imana ngo ibahe kuyinesha, kuko ifite ibyirarikira. Kandi ikintu kibabaje nuko ibyirarikira mwuka w'Imana byanga. Urwo rugamba nuko rumeze, ni nako ruzahora. Imana itugirire imbabazi. Ariko izo nyigisho zivuga Yesu wundi ni gakeya babwirwa iby'iyi ntambara yo kurwanya, yo kwirwanya, kuko bababwirwa ko ari beza, bagomba kubaho, ibintu bigomba guhora bimeze nk'uko nshaka, kandi uko nshaka ngo guhabanye nuko umwuka ashaka. Imana itugirire imbabazi. Ikindi, zikwambura umwete wo kwezwa no kwifuza kubana n'abantu bose amahoro. Inyigisho zivuga Yesu wundi zitwambura umwete wo kwezwa no kwifuza kubana n'abantu bose amahoro. Imana itugirire imbabazi. Uzumva muri izo nyigisho bavuga uburyo wakoresha n'abanzi bawe bakakwemera. Ibyo bintu ntago biri biblique. Cyangwa uzumva bigarukamo amagambo menshi ko Imana igiye kungirira neza, abanzi banjye bakabibona. Nukuri ibyo bintu byose Imana irabikora, ariko si inyigisho. Ntibivuga ko Imana itabikora, itakugirira neza abanzi bawe bareba. Iranabivuga muri za Zaburi ko dutegura ameza mu maso y'abanzi bacu, ariko ibyo ntibihinduka inyigisho. Oya, ntabwo bihinduka inyigisho. Inyigisho ikwiye kuba igutera kwifuza umutima wa Kristo wo gukunda no gusabira umugisha abakwanga. Ikwiye kuba inyigisho igutera kuharanira kubana n'abantu bose amahoro no kugira umwete wo kwezwa. Niko ijambo ry'Imana ritubwira mu Heburayo 12, reka duhere ku murongo wa 14. Wibuka ko izi nyigisho zikwambura umwete wo kwezwa. Nuzisohokamo, umva nkubwiza ukuri, nuzisohokamo ntago mu mutima uzagenda ufite ingamba yo kwifuza gusa na Yesu ngo bari byo utahana mu mutima. Sibyo uzatahana. Uzatahana kumva wifuje kugura indi kanzu nshyashya, uzatahana kumva wifuje kugura indi modoka nshyashya, uzatahana kumva wifuje gushaka undi mugabo, uzatahana kumva wifuje, uzatahana kumva wifuje, uzatahana kumva wifuje umuntu wakubwira ibintu byiza, uzatahana kumva wifuje icyubahiro kirenze icyo ufite. Ibyo bintu byose byari byiza, ariko sinkwiriye kwibutswa kubyifuza kuko nsanzwe mbyifuza. Muranyumva bakundwa? Mugira umwete, Abaheburayo 12:14. Mugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Niki kikubwira ko wumvise inyigisho za Yesu w'ukuri wabambwe ku musaraba, udusaba kubamba kamere yacu buri munsi no kwikora umusaraba ngo tumukurikire? Ikizabikubwira nuko iyo umaze kuzumva, wumva zigutesha umwete wo kurushaho kwezwa, wumva ubyifuje.
Imana ishimwe cyane. Wumva ukeneye umutima wa Kristo kubana n'abantu bose amahoro, atari uko abatwanga batatwanga n'abakora satani bazahora bamukorera, ariko wumva wifuje uwo mutima wa Kristo wo kubabarira nkuko nawe yababariye abanzi be n'abamwanga n'abamwica. Mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Mwirinde hatagira umuntu ugwa kuri 15 akava mu buntu bw'Imana, kandi hatagira umuzi wo gusharira umera ukabahagarika imitima abenshi bagahumana. Mwirinde hatagira umuntu ugwa akava mu buntu bw'Imana. Iyo umuntu yumva inyigisho zitari za Yesu w'ukuri aragwa, ntamenye ko yavuye mu buntu bw'Imana, kuko umwete wo kwezwa ukambuka mu mutima we, kwifuza kubana n'abantu amahoro bikama mu mutima we, ntanabimenye nshuti y'Imana. Niyo mpamvu zirimo tuvuga ngo Imana idushoboze twirinde kwishuka. Umuntu ntago abimenya, kuko ari ahantu haririmba indirimbo z'Imana, arumva amagambo y'Imana, arumva ibintu bisa nkaho ari bizima, ntago abimenya ko akete ko kwezwa kakamotse. Ahubwo ni umwete wo gutunga isi, ni umwete wo kwigarurira isi, ni umwete wo gukomera kurushaho, ni umwete wo kubaho kurushaho, ni umwete wo Mana tugirira imbabazi, udutwikiriza umwuka wawe, udukize, ni wowe wadukiza. Mana tugirira imbabazi. Mwirinde hatagira umuntu ugwa akava mu buntu bw'Imana, kandi hatagira umuzi wo gusharira umera ukabagarika imitima abenshi bagahumana. Umva igikurikiyeho gitera agahinda, ngo kandi hatabaho umusambanyi cyangwa ukerensa iby'Imana nka Esawu waguranye umurage we w'umwana w'imfura igaburo rimwe. Izi nyigisho zigutera gusuzugura iby'Imana no kwera kwayo. Niko uyu muhungu Esawu byamugendekeye, gukerensa iby'Imana no kudaha agaciro iby'Imana. Biteye agahinda, ariko aho umuntu wumva akubwira ngo namenye ukuri, ubwo ngo nukuri yahishuriwe ko mu ijambo ry'Imana n'inyigisho runaka wenda yahuye nazo ngo zimumenyesha ukuri, ariko wasanga ibyo yita ukuri yamenye bikaba bimuteye gukerensa iby'Imana kuruta uko yari ameze agitunze ibyo atitaga ukuri. Muri make iby'Imana no kwera kwayo yarushijeho kubisuzugura, kandi ngo abitewe nuko yitwa ko yahishuriwe ukuri. Sinzi ibintu niba mbivuga neza. Muri make icyo yita ko yamenye ukuri kikaba cyaramutinyuye ibyo yari yararekeshejwe no kubaha Imana, none uko kuri ngo yitwa ko yamenye kukabimutinyura. Uzi nk'abantu bagira inyigisho zivuga ko nta mpamvu yo kwihana. Muri make bihaniye rimwe rizima, none se ubudata tumucumuraho buri munsi, turamusezeranya ntitumusohoze, turasitara, tuvuga nabi, biraducika, bamwe baracyagwa mu busambanyi, abandi biracyagenda gutya na gutya, ngo ukabaho ubwo buzima butihana. Yewe we, iyo ubayeho wakira izo nyigisho z'ikinyoma zivuga Yesu wundi, umva uko bikugendekera. Uragwa ukava mu buntu bw'Imana, muri we hakazamuka uyu muzi wo gusharira, ugahagarika umutima wawe ugahumana, warangiza ugakerensa iby'Imana nk'uko Esawu yabikerenseje. Mana tugirire imbabazi. Muri make izi nyigisho za Yesu wundi zigutera gusuzugura iby'Imana no kwera kwayo. Icyo gihe rero niba inyota yo kwezwa, kwifuza gusa na Yesu no gutunga umutima we bitagenda bigwira, kugenda umenya icyo wita ukuri, ntabwo wahuye n'ukuri, ahubwo wahuye n'uburiganya. Iyo uhuye n'ukuri bigutera kurushaho kugenda ugira umutima nk'uwa Yesu. Wifuza kwezwa, wifuza gukunda abantu kurutaho, wifuza kubabarira abantu kurutaho, ugenda ugira imbabazi, ugenda ugwiza imbabazi, ugenda ugwiza guca bugufi, ugenda urwana na kamere yawe kwishyira hejuru. Iyo wahuye n'ukuri nyakuri. Ariko iyo wahuye n'ibyo wita ukuri ariko ari uburiganya, bikora le contraire. Wumva wasuzuguritse, ukumva urushaho kwifuza kugaragara, abanzi babumvishe, mbese ibintu bicuritse. Imana itugirire imbabazi. Icyo gihe ntabwo wamenye ukuri, ahubwo waguye mu mutego, kandi ukagwishwa mu mutego n'abandi nabo baba barawuguyemo. Satani n'umuriganya, agwisha umuntu umwe mu mutego, yamara kumugwisha mu mutego akamukoresha kugira ngo nawe agusha abandi mu mutego, ugatunga umutima utihana. Imana itugirire ubuntu. Mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 4 haravuga uyu mutima uteye wabaye akahebwe. Rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 4 umurongo wa mbere, kanihute, umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 2, nkoresheje Bibiliya ijambo ry'Imana. Rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo 4 1 na 2, ngo mwuka w'Imana avuga yeruye ko mu minsi y'imperuka bamwe bazimura Kristo, bazamwimura. Kwimura no gukura umuntu ahantu yahoze, no kuvuga ngo yahoze muri bo, yahoze mu mitima yabo. Mwuka w'Imana avuga yeruye ko mu minsi y'imperuka bamwe bazimura Kristo,
bayoboka inyigisho ziyobya zikwizwa n'ingabo za Satani. Bazaba bayobejwe n'uburyarya bw'abanyabinyoma bafite imitima ihuramye ku buryo itakibashinja ibibi bakora. Ese ntago babikora? Barabikora, ariko imitima yarahubamye cyangwa se yaracuramye kugeza igihe itakibashinja. Bahinduka abantu batihana, bahinduka abantu bashobora kuvuga ko bo ari abere, ko nibyo bakora nubwo ari ibyaha byezwa na tayito cyangwa na pozisiyo bagezemo. Shuti y'Imana, Imana itugirire imbabazi. Niyumviye n'amatwi yanjye umuntu abwira umuntu wabwiwe yambwiye ibyo yabwiwe n'uwo muntu, aho umuntu ufite pozisiyo uko twitwa abarideri spirituel, ukuntu tuba turi abayobozi b'abandi bantu muri urugendo rw'umwuka. Umuntu nk'uwo nguwo akabwira uwayoboye ko baramutse basambanye nta kibazo kubera we imbaraga afite. Muri make imbaraga mfite zitera ubusambanyi bwanjye kutitwa ubusambanyi. Koko yakubitana n'umutima ukiri mwirari, abantu bakagwa muri uwo mutego, ku buryo imitima itakibashinja ibibi bakora. Ntago ari uko badakora ibibi, ahubwo imitima yarahubamye iracurama kugeza igihe itakibashinja ibibi bakora, kugeza igihe ibibi babikora mu izina ryo kubitagatifuza. Imana itugirire ubuntu n'imbabazi. Imibabaro yo mu isi abantu bafite twese turayigira. Noneho imibabaro yo mu isi no kutiga ijambo ry'Imana n'ubunebwe bwo kuryiga n'inyota yo gushaka igisubizo aho cyaturuka hariho hose, utitaye ku cyo Yesu arimo gukoresha gutinda gusubizwa. Kuko iyo Yesu adusubiza ibintu byose twabisabiye, ntago kamere y'Imana ibigenda igwirira muri twebwe. Kwihangana wari kugukura he? Gukunda abatagukunze wari kugukura he? Kwiga kubabarira wari kubikura he? Guca bugufi twari kubikura he? Ko tubizanirwa nuko ibyo twashakaga bitagenze nkuko twabishakaga. Hanyuma uwo mutima ubabajwe n'imiruho y'iyi si, uwo mutima udashaka kwigishwa n'Imana, wagize ibyago byo gukubitana n'ingisho zitarizo, n'uwo muruho w'icyo ashaka ukamutera kugwa mu mitego y'ababigisha b'ibinyoma. Icyo umuntu cyose amubwiye akagikora. Zana amafaranga nkugirire gutya, akayatanga. Gira gutya na gutya birakunda, urabuhuka ruko habaye ibi n'ibi. Ibintu bitabaho. Ikintu kibabaje rero nuko innocence itabuza umuntu gupfa. Innocence aribwo mbese kuba ndi innocent ntazi ibintu ntago bibuza Satani kunkoraho icyo nkoraho, nta nubwo byambuza kurimbuka. Tuvuga umuntu uyoba innocent, buze uko mbivuga. Nataye umuhanda, ndi umwana mwiza, ntago nashakaga ibintu bibi, ariko nataye umuhanda w'ukuri. Kuba ndi umwana mwiza nkaba nayobye, nkaba nataye umuhanda w'ukuri, nkazagera mu muhanda urimo ibirura, ntago bizabuza ibirura kundya. Ibirura bizandya nubwo ndi umwana mwiza bizandya. Niko kutiga ijambo ry'Imana rizima bimberera abana b'Imana. Ibirura bizakurya, Satani azakoresha icyo ashaka, abigisha b'inyoma bazakugiraho ingaruka, yewe n'upfa utamenye n'ukuri uzanarimbuka. Ntago byakubuza, ntago ubwana bwiza bukubuza. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana twararihawe. Inshuti y'Imana, maze kumva ubuhamya bw'abantu b'abajene batoya bagiye bagira Imana inyota, bakiga Bibiliya ku giti cyabo, bakagenda bayisoma bakamara umwaka basomye Bibiliya inshuro nka zingahe. Iyo nta muntu urabigisha n'ibintu byinshi, batanazi n'ibintu byinshi, ariko kuko basomye ijambo ry'Imana, umutima washatse Imana, iyo bahuye n'inyisho y'ibinyoma barabimenya. Nta muntu urabigisha byinshi kuko bafashe umwanya mu ijambo ry'Imana. Imana itugirire imbabazi, iturinde kwishuka kw'ibihe bya nyuma. Inyigisho wumva igusigamo iki? Igusigamo inzara n'inyota byo gukiranuka, igusigamo umwete wo kwezwa, cyangwa kwereka ibintu utari watunga ukaba waracitswe, ugiye kwemeza abanzi, ubundi nemeza abanzi banjye, hanyuma bitanga iki? Yesu ashaka kumpa umutima wo kubakunda no kubabarira no kubasengera. Reka turirengagiza ko natwe hirya hanga twara abanzi b'Imana. Nanjye yangiriye imbabazi, iracyazingirira. Icyo ishaka no guca mu mutima wanjye, nanjye nkagira imbabazi abo ngabo, nanjye nkabingingira, nanjye nkabakunda, ubwami bw'Imana bukagaragara. Imana itugirire imbabazi. Imana igwe gutekereza uko wumva n'ibyo umara mu mwanya, n'ibyo utiza amatwi yawe. Imana itugirire imbabazi. Ngo bazaba bibejwe n'uburyarya bw'abanyabinyoma bafite imitima ihuramye ku buryo itakibashinja ibibi bakora. Twari turimo kuvuga kano kanyuma ka kane, ngo ziguteza izo nyigisho za Yesu wundi ziguteza gusuzugura iby'Imana no kwera kwayo, kuko abazigisha bafite imitima itakibashinja ibibi bakora, so nawe niho bakuyobora. Imana itugirire imbabazi.
bavandimwe, ese twemerewe kureba ubuzima bw'abo twigishije ijambo ry'Imana? Ni ikibazo ndimo nibaza. Twemerewe kwitegereza ubuzima bwabo? Abatwigishije ijambo ry'Imana twemerewe kubitegereza? Igisubizo ni yego. Abakure wenda tuzabamenya tutegeranye nabo, ariko iyo umuntu avuga ukamukurikira isaha ukamukurikira amasaha 2 burya uramumenya. Twemerewe kubitegereza. Niba umuntu anyigishije ijambo ry'Imana, umwete wo kwezwa yarawuretse, sinkwiriye kumwigiraho. Niba nkuri imbere ndimo nkwigisha ijambo ry'Imana, nagombye kuba dufatanyije urugendo, twese dufite umwete wo kwezwa, nibyo turimo duharanira. Icyo gihe niba turimo kubiharanira turagenda. Ariko niba nkwigisha ibintu ngewe ntafite umwete wo kwezwa, narawutakaje, mfite lifestyle y'ibyaha, ntukwiriye kunyigiraho n'ikintu na kimwe. Ibi byo kuvuga ngo ndumva icyo avuga ngo sindebe ibyo akora, ntabwo ibyo bintu ari byo. Kuko buri jambo tuvuga rigira spirit behind, rigira umwuka uri inyuma yabyo. Imana itugirire imbabazi. Abatwigisha ijambo ry'Imana rero niba batakiri mu rugendo rwo kwezwa, sabo gukurikirwa. Paulo yaratubwiye ngo tugere ikirenge muke kuko nawe arimo akigera mu cya Kristo. Niba nta mwete wo kwezwa, meze nk'umuntu wagezeyo, hari igihe umuntu yigisha ijambo ry'Imana mera nk'uwowe kwezwa mbese ngo yarabirangije. Ni naho haviramo ayo makosa y'umuntu kwihindura nk'aho ari Imana, we nasambana ntibirwita ubusambanyi. Gutese ariho ubuzima ntakeneye kwigana. Niba ariho ubuzima ntakeneye kwigana, kubera ikimwigiraho uko abana n'ibyisi, uko abana n'abantu, aho kugenda agabanuka aca bugufi agenda gwiza gukomera, sinkeneye kumwigiraho. Imana itugirire imbabazi, Imana idukangure. Reka nsome iri jambo ndangiza muri Yakobo igice cya mbere, reka duhere ku murongo wa 19 tumanuke tugeze kuri 22. Yakobo igice cya mbere kuva ku murongo wa 19. Bavandimwe nkunda, murazirikana ibi. Buri muntu ajye yihutira gutega amatwi, ariko atinde kuvuga, atinde no kurakara. Nashaka ubundi murongo wa 22 kunumva nibi nabyo tubikeneye. Bavandimwe nkunda, murazirikana ibi. Buri muntu ajye yihutira gutega amatwi, ariko atinde kuvuga, atinde no kurakara. Kuko umuntu urakaye adakora ibitunganiye Imana. Nawe warabibonye? Imana itubabare ibintu byose twakoreye mu burakari kandi bidukize. Teka mu burakari ibyemezo dufata, majeste tukora, amagambo tuhavugira, ni ibintu biza kwangiza gusa. Kuko umuntu urakaye adakora ibitunganiye Imana. Ngo kubera ibyo rero mwitandukanye n'ibyanduza umutima byose, kimwe n'ubugizi bwa nabi bugwiriye. Ndimo ndasoma muri ijambo ry'Imana ngo maze mwiyoroshye mwakira ijambo ry'Imana yateye mu mitima yanyu, kuko ari ryo ribasha kubakiza. Turyakiranye umutima wiyoroheje, umeze nk'uw'abana bato, umeze nk'uw'abanyeshuri bashaka kwiga. Kubera ibyo rero mwitandukanye n'ibyanduza umutima byose. Witandukanye n'ibyanduza umutima byose. Byanduza umutima biri muri media, byanduza umutima biri muri telefoni zawe, byanduza umutima biri mu biganiro by'inshuti zawe. Witandukanye nabyo. Witandukanye nabyo. Bakwita umuswa, bakwita umuturage, bakwita uko bashaka, ariko witandukanye n'ibyanduza umutima byose, kimwe n'ubugizi bwa nabi bugwiriye. Ngo maze mwiyoroshye mwakira ijambo ry'Imana yateye mu mitima yanyu, kuko ari ryo ribasha kubakiza. 22. Ntimukishuke ngo mupfe kumva ijambo ry'Imana gusa, ahubwo mujye mukora icyo ribabwira. Ntitukishuke. Nasanze abakunze bo gutega amatwi ijambo ry'Imana ari benshi, ariko abiteguye kurikira mu bikorwa ni bake. Kuko kurikira mu bikorwa bisaba ikiguzi. Kuko riraza ribangamira ibyo nashakaga. Rirambuza kugutuka nagomba kugutuka, rirambuza kugusuzugura nagomba kugusuzugura, rirambuza gukora ibyo byari gutuma feeling good, byari gutuma numva ameze neza, rimbuze kubikora. Rimbwire kugukunda kandi wanyanze wampemukiye. Rero kuryumva byitabiriwe n'abantu benshi, ariko kurikira mu bikorwa bakagenda barushaho kubake. Riransaba kubabarira abanzi banjye, kandi abanzi banjye numvaga ntagomba kubabarira. Ntimukishuke. Rero iyo umuntu aryumvise gusa atagiye gushyira mu bikorwa ngo barimo kwishuka. Imana iturinde kwishuka. Ntimukishuke ngo mupfe kumva ijambo ry'Imana gusa, ahubwo mujye mukora icyo ribabwira. Muri Bibiliya yera ngo ariko rero mujye mukora iby'iryo jambo, atari ugupfa kuryumva gusa mwishuka. Haleluya. Niba twumva ijambo ry'Imana ariko tutiteguye gukora icyo rivuga, ngo tuba turimo
kwishuka. Turasaba ubuntu bw'Imana ku buzima bwacu. Inyota yo kwezwa, inyota yo gusa na Yesu, uko wigira imbere mu myaka yawe y'agakiza irimo iragenda igwira. Ni umuntu uri bongere kumbwira irindi hame rinteza imbere. Urumva ukuntu umuntu ayoba? Kandi nari nakijijwe by'ukuri, agakiza nakakiriye mu nyigisho z'ukuri zinyigisha kuva mu byaha. Yego, nagize umugisha nkizwa mu myaka batatubwiraga viza n'amamodoka, batubwiraga kuva mu byaha no kuzajya mu ijuru. Twajyaga twumvagira ngo Yesu agiye no kugaruka vuba aho ngaho. Niba rero nari narakijwe mu nyigisho z'ukuri, ariko nkayoba kuri urwo rugero, aho umuntu ahagarara imbere nkarobanura mu bavuga ubutumwa bari buhagarare, aho umuntu ari muhagarara imbere nabaga nzuvuga Yesu, nkumva sinshaka ko uwo muntu uvuga Yesu ari buze. Urumva ikigero umuntu ashobora kuyobamo? Nkumva nkumbuye irindi hame riri bumbwira uburyo niteza imbere. Se gutera imbere ni bibi? Ni byiza, ni byiza, ariko byahindutse inyigisho kuva ku kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa 12 bihindukira umutego ababitega amatwi batanabimenye. Njyewe wari wakijijwe nshaka kuzajya mu ijuru, njyewe wari wakijijwe kubwo kwanga ubuzima bwo kwiyobora nshaka kuva mu byaha, ari nta kindi nabeshywe. Ngera hagati nyobanyo kugeza aho numva ntifuza umuntu uje kongera kuvuga ubu se Yesu nari naramumenye. Tekereza ibyanditswe ndimo menye uyu munsi muri iyi myaka nshaje ntaranabimenya. None nkaba narangaga icyo gihe umuntu umbwira Yesu. Ubwo se ndangaga umbwira Yesu nzikise, mfite ikisa ahubwo nzuwe murongo se ahubwo. Nuko umuntu ayobywa. Uyu munsi byaragwiriye ku buryo abana b'Imana benshi bari mu mutego batabizi. Ndagira ngo ningira umugisha inyigisho ikagwa mu matwi yawe, ndasaba Umwuka Wera ngo azayibyibushye muri wowe. Ndagira ngo uzafata akanya ko kwibwiza ukuri, wishyire ku minzani, uvuga uti imyaka maze mu gakiza se ndimo ndarushaho kugira inzara n'inyota byo gukiranuka, cyangwa ndarushaho gukunda ibinezeza, cyangwa ndarushaho gukunda kuryoshya. Ese kuko nakwerewe Yesu wenyine nta wundi muntu uri hagati yanjye nawe? Uziko hari igihe umuyobozi wawe w'umwuka agira ijambo ku buzima bwawe kuruta Mwuka Wera. Iyo nkugizeho ijambo kuruta Mwuka Wera, ni nayoba nkakubwira ibitari byo, ntuzamenya ko nayobye. Ariko Mwuka Wera nagira umwanya mu buzima bwawe, ninyoba uzamenya ko nayobye. Uzangaruza neza, uzansengera se, uzanyobora se, uzampunga se, kuko byose biremewe. Ariko niba mfite ijambo ku buzima bwawe kuruta Mwuka Wera, ni nakubwira bwa bupfafa nk'ubwo babwiye wa mugore, uzabwemera. Imana y'imbabazi twuzuzira ishyaka nk'iryari mu mutima wa Pawulo, ngo mbafuhire ifuhe nk'iry'Imana, kuko nabakwereye umwe wenyine ari we Yesu Kristo. Yarababajwe nuko uko agenda, ariko haza izindi nyigisho zibabwira Yesu wundi. Ejo bakazariganywa nk'uko inzoka yariganije Eva. Inzoka ntigeze ibwira Eva ibinyoma byinshi, yashyizemo akanyoma kamwe. Imana yari yarabaremye mu ishusho yayo, ariko araza azamura irari rya Eva, aravuga ngo hoye Imana ahubwo yarababeshye, ahubwo muzasa. Kurarikira ibikomeye niyo nyota iba mu mutima w'umuntu kuva kera. Ni nacyo Satani amushukisha kuva kera, ni nacyo Satani amubashisha kuva kera. Iyi nyigisho rero yongeye kungarura kunkangurira kurarikira ibikomeye. Nongere mbabwire ngo twese turabirarikira. Ni ukuri ndashaka imodoka iruta iyo mfite, ndashaka imyambaro iruta iyo mfite, nawe ndabizi ko uko bimeze. Urashaka inzu irenze iyo mfite, niko tumeze. Turashaka business iruta izo dufite, turashaka amazina mwiza aruta ayo dufite, niko turi. Iyo rero bije bigashyikirwa n'inyigisho, tuba turimo kunywa uburozi. Inyigisho yagombye kuza ibingabanyamo, ibamba kamere yanjye, ibamba kurarikira ibikomeye kumbamo, ibamba self, ibamba nge, ngahinduka uwabambanywe na Kristo, Kristo akaba ari uba muri njyewe. Kwibyitiranya no kwizera ntabwo ari ukwizera, ni uburozi, ni uburozi. Imana ikurinde kwishuka kw'ibihe bya nyuma. Nongere nkubwire ngo Imana ihora ihagurutsa abantu, iguhagurutse, winduka akanwa, winduka ijwi ririnda abantu kwishuka. Ukanguke. Yaciye muri Ezekiyeli, ca muri Pawulo, ca muri ba Yohana Umubatiza.
akoresha amagambo akomeye. Niki dukwiriye kubwirwa? Dukwiriye kubwirwa ibyo gusa na Yesu. Dukwiriye kubwirwa ibyo kubwira abatarabimenya kugira ngo nabo babimenye. Great Commission, bwiriza rikuru Yesu yaduhaye, yaratubwiye ngo tugende mu bantu mu mahanga yose tubabwire ubutumwa bwiza. Abazizera bakihana tuzababatiza, niturangiza tubigishe kwitondera ibyo Yesu yasize atubwiye. N'uwo murimo turiho, nicyo gikorwa no kwitondera ibyo yasize atubwiye. No kwitondera ibyo yasize atubwiye. Ese wumva ubwitonzi bwabyo bugenda bugwirira muri wowe? Ese wumva igitinyiro cy'Imana no kubaha Imana aho uba bigenda bigwira muri wowe? Ese ubwirizwa ibyo uwo mwete wo gukiranuka no kwitoza kubana n'abantu bose amahoro, cyangwa byakuremeye amacakubiri, bariya ntukabavugishe, bariya ntukabarebe, bariya ntukabakunde? Byakuremeye iki? Byo wumva bikuremera iki? Ese byubahishije Yesu cyangwa byubahishije umuyobozi wawe w'umwuka kuruta Yesu? Asa nkaho ari hagati yawe na Yesu. Twibwiza ukuri inshuti y'Imana. Twese abavuga ubutumwa bwiza turabaranga. Twagakwiye kuvuga nk'uko Yohana Umubatiza yaravuze ngo wakwiriye gukuzwa. Uwakwiriye gukuzwa njyewe nkamanuka. Bari bamubwiye ngo abantu bose ngo dore si ntibakiza hano ku gatuti kawe Yohana Umubatiza we, dore basanze Yesu bose dore bagiye. Uwakwiriye gukuzwa, Yesu akwiriye gukuzwa. Cyaduha abo tubwira Yesu agakuzwa muri bo, bagakomerera muri bo, bajya kumera y'isi, bajya mu burasirazuba n'iburengerazuba bw'isi. Icyaduha Yesu akagwirira muri bo. Natwe turi mu rugendo rwo kwezwa kimwe nawe. Mfite ibyo ndwana nabyo nkuko nawe ufite ibyo urwana nabyo. Nifuza gusa na Yesu, nifuza gutunga umutima nk'uwe. Ni ikinyoma inyigisho zizakubwira ko umuvugabutumwa we yarangije kwezwa nta gikeneye gukorwamo umurimo. Ubwibone buramwishe ngo ntakeneye gukorwamo umurimo. Arinjira ibyuma bigahagarara, abantu bose bagaceceka, nta gakeneye gukorwamo umurimo. Yita ku bakire ntiyita ku bakene, ntakeneye gukorwamo umurimo. Twese turabikeneye. Twirirwa tuvuga abanzi bacu ngo ntidukeneye gukorwamo umurimo, turabikeneye ngo dutunge umutima nk'uwa Kristo. Data, uri Imana y'ubuntu n'imbabazi nyinshi, wuzuye imbabazi no kugira neza, ufite uko watugaruza imbabazi zawe. Uko niko nari nishoboye kubivuga, mu bwenge bureshya uko bureshya, mu buswa bungana uko nguko, ariko wowe wabivugana imbabazi nyinshi, wabivuga neza, wakwegura umutima wari uyobejwe, wagarura umutima nyagora ku ngoma warutsikamiwe, umutima wujujwemo amaganya y'isi n'ibyo wumva, aho kugira ngo atunge amahoro yawe, akuzuzwamo amaganya y'isi, akwibutswe ibyo ataratunga, akibutswe ibitari ibyo nyagora ku ngoma, akabwirwa amagambo atariyo, ibinyoma bikamwuzura, akajya yibwira ngo biterwa n'ibyo umuntu yizera, kandi ahubwo bikwiriye gushingira ku cyo wowe wanditse. Ndakwinginze kubw'imbabazi zawe udukosoza ukuri kwawe, tugaruze urukundo rwawe, tugaruze imbabazi zawe. Wowe wanzuye ukangirira imbabazi, ugirira imbabazi abahungu n'abakobwa kubwo buntu bwawe. Uhagurutse abarinzi, uhagurutse abemera kuba imbuzi z'abandi, uhagurutse abemera kwikorera imisaraba yabo buri munsi bakagukurikira. Uduhe gutinyuka kuvuga ibyo dukwiriye kuvuga nyagora ku ngoma, uduhe kutagwa mu mutego wo gushimwa no guhabwa amashyi. Mukunzi mwiza, twuzuze ishyaka ry'ibyawe, natwe ubwacu dukoremo umurimo. Uduhe gusa nawe kugira ngo duhinduke umunyu koko, duhinduke umucyo koko, tuyobora abantu kuri wowe, natwe turimo tukugana. Twe kubayobora tugana ahandi, ahubwo tubayobore kuri wowe, natwe turimo tukugana. Kiza abahungu bawe n'abakobwa bawe babaye imbata z'ibinyoma, babaye imbata z'ibibozi, babaye imbata z'ibiboheje. Bakure muri ubwo bubata kubw'imbabazi zawe. Iyo minyururu icikagurike, ubamenyeshe ukuri kwawe, basange baryamye, basange babyutse, basange basoma ijambo ryawe nyagora ku ngoma bari bonyine barimo baryiga. Ubamenyeshe ukuri kwawe maze bakurwe muri ubwo bubata kubw'imbabazi zawe. Torero ry'u Rwanda mwami, uduhe ubuntu bwawe, udutwikirize umwuka wawe wera kugira ngo atuyobore mu kuri kose, atuyobore mu kuri kose. Aho twatanye utugarure, aho twayobye utugarure, aho twacogoye tugashiramo imbaraga, wongere utwuzuze imbaraga zawe kubwo buntu bwawe. Dusabe umugisha igihugu cyacu,
amahoro yawe akibemo imihanda y'u Rwanda, ingo z'abanyarwanda, amahoro yawe mwami atubemo, amaraso yawe mwami Yesu adutwikire, ubushake bwawe ari bwo butubaho, so mwanzi yibwira byose bihinduka ubusa mu izina ryawe Yesu. Urakoze, cyubahiro cyose nikikugarukire, mu izina ryawe Yesu dusenze, amen. Mwami abaho umugisha, mugire ijoro ryiza, murakoze kwihanganira umwanya wabaye muremure.